Haleluya. Ni bangahe banezerewe kubw'uyu munsi? Imana ibaho umugisha. Reka kandi dushimire Imana yaduhaye ibihe byiza, kandi nanone tubyaza umusaruro amahirwe ya nyuma dufite muri iyi minsi. Ndashimira buri muntu wese, ariko by'umwihariko nshimira abashyitsi badasanzwe basengera hano. Imana yatwoherereje nabonye benshi, bamwe basanzwe duhuje kwizera, abandi ntabwo duhuje kwizera, ntiduhuje idini, ariko duhuje icyifuzo cyo guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Namwe mwese Imana ibaho umugisha. Nongeye kandi guha ikaze abarimo kudukurikira, benshi twabonye barimo kudukurikira kuri YouTube channel y'itorero rya Muhima. Namwe tubahaye ikaze. Turi mu materaniro tumaze icyumweru, ariko tukaba tugeze mu gutangira icyumweru cya kabiri. Ni amateraniro amavuna yateguwe n'inama y'itorero ya hano ku Muhima. Abo ngabo nibo bicaye babona ko iki gihe cyaba igihe cyiza, bakoresha umwanya wabo, bakora inama, bakoresha ubutunzi bwabo, barangije bakoresha n'impano zo muri iri torero zitandukanye kugira ngo tube dufite ibihe byiza nk'ibi. Kubw'ibyo rero nta kintu cy'Imana kijya kiba imikino. Iyi ntabwo ari imikino barimo, ntabwo ari imikino turimo, kandi nanone ibi bintu birimo kuba ni gahunda y'ijuru. Ndakwinginze rero kugira ngo uze kubifata ubone yuko bifite agaciro gakomeye. Ku bashyitsi tubahaye ikaze kandi turabararika. Umushyitsi uzi ko yageze hano nyuma ya saa sita turaza gukora urutonde rwanyu, kuko ku munsi w'ejo dufite impano z'ibitabo tuzabaha. Ubwo kwari kugira ngo niba waje uze kumenya ko ukenewe nanone nyuma ya saa sita, bitewe nuko turaba dufite igitaramo. Ubushize narababwiye ngo turaba dufite igitaramo kiryoshye, kandi abahageze mwarabibonye. Nongeye nanone kubabwira ngo dufite igitaramo kigize gute? Kiryoshye. Tumaze iminsi twiga, ariko umuntu uza guhomba icyigisho ndi bwigishe nyuma ya saa sita, bizamugora kuza gukurikira ibindi byigisho tuziga. Niyo mpamvu gerageza, koresha imbaraga zawe zose. Umwanya turaba turaguha wo kuruhuka ni umwanya uhagije, ugerageze tukubone. Imana ibaho umugisha. Nagira ngo dusenge tujye mbere mu kwiga ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Duciye bugufi kugira ngo ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe utwigishe. Turabizi ko Satani yihinduye umwigishwa wa Bibiliya kugira ngo amenye iby'amasezerano yawe kandi abicurike, ariko turabizi ko Mwuka Wera ari we uzatwigisha. Ngwino utwigishe rero, kugira ngo unatwigisha amabanga y'uburyo twakwitwara mu gihe nk'iki Satani arimo kwica abantu bahagaze. Ijambo ryawe rigira imbaraga mu mitima yacu, imyanzuro myiza yera tugiye kurifatiramo ibi yacu by'iteka ryose. Kandi ubwo Umwuka Wera arabagendagenda muri iri teraniro ngo arebe abahaye agaciro amasezerano n'icyo ijambo ryawe ritubwira, twese ntihagire n'umwe usigara. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya dufite icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo urukingo rw'icyorezo cy'ubunyamihango. Urukingo rw'icyorezo cy'ubunyamihango. Wakwibaza ngo ubunyamihango ni iki? Ese ubunyamihango ni icyorezo? Yego. Iyi icyorezo kirimo kwica abantu benshi. Leta zo mu isi, abashinzwe ubuvuzi baricara bakavuga bati rero habeho uburyo bwo gushakisha urukingo mu buryo bwihuse. Imana itewe impungenge n'icyorezo cy'ubunyamihango kiriho. Iki cyorezo kigaragara mu itorero ry'Imana, ariko kikanagaragara no mu matorero yitirirwa abandi atitirirwa Imana. Iki cyorezo gituma amadini yose abatiza abantu, ariko bageramo bakarutwa n'abatarigeze babatizwa.
iki cyorezo gituma abantu bose bitirirwa idini, ariko washaka imbaraga z'iryo dini muri bo ukaribura. Iki cyorezo gituma abantu bagenda batakaza uburyohe n'icyanga cyo gusenga, ku buryo basigara ari abantu kujya gusenga no kutajyayo, kwiga no kutiga, kujya mu ijuru no kutarijyamo, kureka ibyaha no kubikomeza, baguma ahantu hamwe. Ntewe ubwoba yuko iki cyorezo cyahereye mu ngo zacu, gihera mu mitima yacu ku giti cyacu, none iki cyorezo cyateye intambwe kirimo kiragera no mu nzu y'Imana. Nitutitonda iki cyorezo kiratuma abantu benshi bapfira muri ubu butayu. Ese wowe ubona ubunyamihango ari icyorezo? Ndaza kuza muri iki cyigisho kubereka imiti ine yizewe yakozwemo urukingo rw'ubunyamihango. Nshuti zanjye, nagira ngo twinjire muri Bibiliya ku isomo badusomeye, Abaroma igice cya 10 umurongo wa 3. Bibiliya iravuga ngo, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ngiki kintu cyitwa ubunyamihango. Ubunyamihango ni ukureba umurongo Imana yashyizeho, inzira Imana yateganyije, uburyo Imana yashyizeho bwo gukurwaho umutwaro w'ibyaha, uburyo Imana yashyizeho bwo kwihana no kubabarirwa. Wabureba ukabona buragoye, warangiza ukavuga uti Imana nibyo koko uburyo wari waragennye n'ubu, ariko buragoye ku muntu w'umunyamujyi nkanjye. None rero Mana wihangane, icy'ingenzi ni ugukiranuka, nanjye ngiye gushyiraho gukiranuka kwanjye. Ngiyo icyabaye inkomoko y'abantu batabona umwanya wo gusoma Bibiliya, ariko bakaba bagendana ibitabo mu kwaha. Ngiyi inkomoko y'abantu bibombarika, wamureba ukabona sengarira, wamureba ukabona iminwa irumye, yambaye agatambaro n'ijipo ndende, undi yanizijwe ngo ni umukozi w'Imana, ariko ugasanga Imana abo bantu ntibazi. Nshuti zanjye, abantu Satani yabashyizemo ubutware n'ubutwari bwo kwiremera gukiranuka kandi bigakunda. Ariko Bibiliya ubwayo iratubwira ngo iryo shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Iyo tuvuze gukiranuka tuba tuvuga Kristo, kuko Kristo niwe wenyine ukiranuka. Nta n'ushobora gukiranuka atari Kristo wamwinjiyemo. Abaroma igice cya 9 umurongo wa 4 hari isomo rikomeye. Satani yaraje iri somo araricurika, kandi mu gihe iri somo rigicuritse mu buzima bwawe, gukiranuka no gutungana ntibishobora kwinjira. Abaroma igice cya 9, kuko ari Abisiraheli umugabane wabo ukaba guhinduka abana b'Imana no guhabwa icyubahiro n'amasezerano n'amategeko n'imihango yo gukorera iki? Yo gukorera Imana. Iri somo Satani yarigenje ate rero? Abisiraheli bagombaga kubanza guhinduka abana b'Imana, bamara guhinduka abana b'Imana bikabaha amahirwe yo guhabwa icyubahiro mu yandi mahanga. Kandi iyo bamara kubona icyubahiro, bari kuba bamaze no kwakira amasezerano Imana yageneye abana bayo. Kandi nkuko Imana itabaho ngo ibure no kugira amategeko, bagombaga no kugira amategeko y'Imana. Ibyo bintu byose byari kubaha ububasha bwo gukora imihango yo gukorera iki? Imana. Satani yaragiye, icyo guhinduka abana b'Imana agikuraho, arangije ibigendanye n'icyubahiro abereka uburyo bazarwana n'icyubahiro bakakigeraho. Ari nayo nkomoko y'ubupagani dufite. Turashaka icyubahiro ku kazi, turashaka icyubahiro muri quartier, turashaka icyubahiro mu ngo zacu, turashaka icyubahiro ku rusengero, turashaka no kwihana kiviyip. Ariko guhinduka abana b'Imana nta bihari. Satani yarababwiye atumva rero,
ikintu mbemerera ni kimwe, iby'amasezerano y'Imana n'icyubahiro cy'Imana no kuba abantu b'Imana ndetse n'amategeko y'Imana mubijugunye, musigarane ikintu kimwe, imihango yo gukorera iki? Imana. Niyo mpamvu umuntu avunika muri korari agashyiramo amafaranga, kaza kurepeta, umubwiriza agasiga umugore arwaye akaza, umukuru w'itorero akaza hano yapfushije na se cyangwa nyina, Satani akamubwira ati gerageza urwane nabyo, niyo turufu yonyine usigaye urisha. Ubunyamihango umuntu agomba kuboneka ataje guhura n'Imana, aje guhura n'abantu. Umuntu aza ku rusengero aje guhobera abantu, aje kureba uko hasa, yahagize adresse, ntacyahurira n'Imana ahubwo arahurira n'abo bahuje amoko n'inzangano n'ibiki. Nshuti zanjye, mfite ubwoba yuko muri no minsi icyubahiro cy'Imana cyamaze kukuvaho. Mfite ubwoba muri no minsi yuko amasezerano y'Imana kuri wowe yamaze gukonoza. Mfite ubwoba yuko Satani arimo kugukandagirisha amategeko y'Imana, n'isabato ukaba warayishyize hasi urimo kuyikandagira. Kandi mfite ubwoba yuko nusigara ku mihango gusa yo gukorera Imana, bishobora kuzakwibagiza ko kuba umwana w'Imana nabyo bikenewe. Ibi bintu binteye ubwoba, ntabwo nzi uburyo nabivuga. Nshuti zanjye, Bibiliya tusoma iratangaje. Mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2, nasomye amagambo akomeye avuga ngo iyo Satani abonye ko Uwiteka ari guha ubwoko bwe umugisha, Satani akabona Imana irimo iratanga umugisha, amakorari arimo arabona indirimbo nk'izi ngizi zaririmbwa, Satani akabona itorero rimo riragira umugisha wo kwakira abantu bagiye kubatizwa nk'uko ku isabato tuzabatiza, baje bafite icyo bazakora. Satani akabona Imana irimo iraha umugisha abizera, mu kazi kabo bakaba barimo barunguka kuko Imana ifite icyo amafaranga yabo izayakoresha. Satani akabona imiryango irimo iriyunga abagabo n'abagore, Satani akabona abadiyakoni barimo baratunganya inshingano yabo, akabona abizera baryohewe barimo barashaka kuza mu materaniro. Iyo Satani abonye ko Imana irimo gusuka amoko yose y'imigisha, kandi akabona yuko Imana irimo kubutegurira gusobanukirwa n'imitego Satani atega ubwo bwoko bw'Imana, Satani akorana ubushishozi bwe bwose ngo ateze ku ruhande rumwe ubwaka, no ku rundi kugendera ku mihango ikonje, kugira ngo ashobore kubona umusaruro mwinshi w'imitima y'abantu. Ibintu bibiri Satani azakoresha akagabanya umubare w'abagisiyoni. Ikintu cya mbere ni ubwaka. Ubwaka ni iki? Ni ukwakamo umuriro wakijwe na Satani, ukumva ko ari wowe muntu Imana isigaranye, abandi bapaganye, ari wowe wenyine utazaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ari wowe wenyine uzi Bibiliya, ni wowe wenyine usenga Imana ikakumva abandi ni abanyabyaha. Ku rusengero uramutse udahari Imana ntiyatanga umugisha, kugeza ubwo uhura n'umuntu ukabona asiga agenda ahekenya amenyo, ukamubaza uti se byagenze gute, akakubwira ati twebwe nitwe bana Imana isigaranye, nta mwanya wo gusekera icyaha dufite. Ariko ugasanga uko ahekenya amenyo ku rusengero, no mu rugo umugore ajya kuvuga akamugarukiriza ingumi kuzura, akamubwira ati nabishyira hasi nakumanyura. Abo iryo ni itsinda rimwe Satani aba yarashyize hariya, riba rifite ibyo ryaretse, baba bahora batunga urutoki mu rugo rwa kanaka. Aba umukuru w'itorero gute kandi umugore yamunaniye? Ariko kanaka aririmba ibiki ko nabonye ngewe nigeze guhura nawe nkabona yambaye nabi. Uyu mukuru w'itorero ashinzwe iki ko mbona na Bibiliya atayindusha? Urutoki rwabo ruhora rumeze gutya. Abantu bose bafite urutoki batunze abandi rutabareba ntibazinjira mu bwami bw'Imana. Aba nabaka bafata ibihe biri kure bakabyigiza hino, barangiza bakikoreza abantu imisaraba y'imihimbano. Nutagenda ngo ujye mu rutare umare y'iminsi 30 upfukamye ku mabuye yo ari mu mazi,
Imana ntabwo izakubabarira. Nutiyiriza ubusa iminsi 30 ntabwo Imana izagufasha. Mwaba murimo gusengera iwe akababwira ati mumaze iminsi ngahe, mukabara iminsi 4 mwazungereye. Aza yifatanya namwe yikubita mu gikari, bamukubita inshyushye bamushyiriraho umureti, akagaruka akabwira ati mukomeze musenga Imana yanyu muri kumwe. Warangiza ukavuga uti umukozi w'Imana ubwo agifite imbaraga natwe turazifite naho. Abaka n'abantu babi. Umuntu wicara akakureba akakubwira yuko umugore wawe mudakwiranye, inkweto yatakaje iyayo. Ijuru baba barafite uburyo barihimbye. Aba bantu ni abantu bateye ikibazo gikomeye, bakorera Satani umurimo. Kandi nongere mbibabwire, ubwaka Satani yarabukoresheje mu madini, niyo mpamvu mubona n'amadini afite ikibazo. Ubwaka bushinzwe guteza akavuyo mu misengere, guturuka mu gihe cya Martin Luther. Ku rundi ruhande Satani afite abantu bitwa abanyamuhango. Abanyamuhango bo ntago bajya bagira ibintu byo gukangisha abandi. N'abantu bigendera gutyo bihorera mu bukonje. Niyo iteraniro ryaba riri busoze saa 6 ahinguka ku rusengero saa 5. Urabwiriza ubuhanuzi akakubaza ati ariko urimo uratera ubwoba, habaye iki kusakuza? Niki cyabaye? Isi maze imyaka 2000, ishobora no kumara ibindi imyaka 2000 Yesu ataje. Mwagiye mugabanya ibikabyo. Njyewe nzazamora nigendera gake gake. Uganira n'umuntu akakubwira ati ndabizi ko Imana igiye kuza, kandi ndabizi ko ukora ibyaha atazajya mu ijuru, ariko Imana irabibona. Icupa ryarananiye, abagore barananiye, ubuzima kwiba abantu ntago wabura kwiba muri Kigali ngukire. None rero Imana nayo izashyiramo imiyaga. Abanyamihango n'abantu bihumuriza cyane. Iyo abuze imbuto zo gukiranuka ashaka ibikorwa akora. Kera iwacu iyo nabaga nakoze amakosa akomeye, nabaga nzi utuntu mu rugo iwacu bakunda, ku buryo utwo tuntu ndukoze mba nkoze ku mutima nama w'ababyeyi. Warangiza waba ibintu byose wabizambije, ugahita wizana wiririmbisha, ugahita uterura akajerekani, wamara kugafata ukajya kuvoma, bakumirwa bati noneho ko yijyanye kuvoma ntawe ugize gute? Naho ni imibare. Amazi nayagezaho aho nari nagiye ubwo sinarangije ibyo narindimo, nkababwira ni mwampaye uruhushya ko mitangaruka. Ubwa mbere urwa mu gitondo sinarwihaye, ngarutse bwije, none mfashe n'urwa ryari n'urwa nijoro, ariko umubyeyi wamukoreye akantu kamutikura. Reka mbabwire, abanyamihango n'abahanga kubera ibintu baba barakoze, barazambije umurimo w'Imana. Iyo ageze ku rusengero akantu kamwe akora, agakorana ibikabyo ku buryo utamukeka. Mwibeshya Imana. Nshuti zanjye, ikintu gikomeye nimureba neza mu gitabo nakunze cyitwa Kristo gukiranuka kwacu, ni igitabo benshi muri mwe mufite. Nagerageje gusomamo amagambo atandukanye, bagerageje kugaragaza ububi 10 bw'umunyamuhango. Iyo uri umunyamihango hari ibintu bikuranga, ariko turaza no kunyarukira mu gitabo cy'umugenzi, igitabo nkunda kitagira idini. Ntabwo ari igitabo cy'abadive, si cy'abadeperi, ni igitabo abaprotestani bose bemera ko bateye umugongo inyigisho z'i Roma bakwiye kwiga bitonze. Ariko muri iki gitabo cyitwa Kristo gukiranuka kwacu bagaragaje ububi 10 bw'ubunyamihango. Icyambere, ubunyamihango burakwira kandi bujyana n'ibigaragara. Iyo ubunyamuhango bwakwinjiyemo, akantu kose ukoze ugakorera kwigaragaza. Utanga amafaranga, warangiza ugahamagara umukuru w'itorero utariko ko natanze amafaranga, akaba ari nge watanze icya 10 cya mbere, nkaba mbona mutora ntimuntore. Bimeze gute? Buriya muhamuzi ko umuntu aba yitanze. Icya kabiri kibi, ubunyamihango busoreza ku magambo y'iyobokamana gusa. Ubunyamihango iyo wabwinjiyemo, Satani aguha amagambo aryoshye ku buryo umuntu akubwira Yesu ashimwe ukumvira yunguruye,
yajya kugusengera akakuzamura, agahamagara abamarayika, agakora muri farumasi yo mu ijuru, agakuramo urushinge rutagira gute, rutaryana, ukavuga uti umuntu w'Imana hano naho yaraje kureba ko utazapfa. Ubunyamihango ntibwimbika ngo burenge ibigaragarira inyuma, ntago bucengera ngo bugarukira inyuma gusa. Iyo abantu babaye benshi mu rusengero bakabyina bagashyuha, umunyamihango atavuga ati iteraniro ry'uyu munsi ryari rigeze gute, ryari riryoshye. Iyo aje agasanga barimo bariga Bibiliya batuje, atavuga ati ariko bayobozi itorero murariryamishije kabisa, ubu abantu bazaza birirwa, uzi ko abantu baheruka guseka ku buyobozi bwa kanaka. Ubunyamihango ni idini ridafite umunezero n'urukundo. Iyo wamaze kuba umunyamihango, urukundo ruratakara kuko urugusigaranye n'imibare. Umuntu ufite imodoka nziza urayireba, uwagutwaraga muri Toyota Corolla ugahita uvuga uti hoya nawe uri nyakwipfira, guma wirwaneho. Uhita ugenda ugahobera wa undi wa ya modoka nshyashya, warangiza ukayizenguruka uti Imana yaguhaye umugisha, ugahita umubwira uti rero ndategura ubukwe mu mwaka utaha kandi ubukwe n'ubwawe. Ubimubwiye kubera iki? Umunyamihango isabato yo kuramya Imana, umunsi wo gusenga w'abareba imibare. Urukundo ntarwo, umunezero ntawo. Ubunyamihango bufite imizi mu mutima wa kamere. Iyo uri umunyamihango uba ufite kamere, ariko uhora urwana na ya kamere ngo itagukoza isoni, kuko uba warubatse ikintu cyo kwemeza abantu yuko uri mwiza. Niyo mpamvu uzajya kubona ubona uganiriye n'umuntu ubona azunguje umutwe arakubwira ati nkuye muri mudu, mama kana ubi bintu uko kubikoreye iki kwe, uzi ko watuma nigaragaza, ubu nakwereka uko ndi, abakubeshye. Yarangiza akakubwira ati erega buriya tugira ibibazo, nawe niko uteye, shitani yaragize gute, yarabyutse. Ubunyamihango butuma Satani aryama ku buriri akiyorosa, kuko aba yizeye ko kontrole yose ayifite. Ubunyamihango bwubakira umuntu iyobokamana rigaragarira amaso, bugaha umuntu ishusho y'umuco n'ikinyabupfura. Mbega ubunyamihango, n'umuntu utagira ikinyabupfura uramureba ukabona asigaye agenda gake, azi gusuhuza abantu. Buriya abantu benshi baraha, ubunyangamugayo bwabahaye imbuto, bagira ngo ni imbuto zo gukiranuka bahawe na Kristo. Oya, nahoze ndeba video, madamu wanjye niwe yinyoherereje. Umuntu yari umupasiteri ukomeye muri iki gihugu, ariko ibintu bikomeza kwanga. Nari ndimo kureba video yambaye amashashi yisize ivu mu maso, arimo kuvuga ibintu bya vampire n'iki. Abantu bari barimo kwandika, barangije kuri comment kuri YouTube, barangije batumva bati ko tubona Imana izatwereka ibintu binyuranye n'ibyo twari tuzi. Reka ngire ikintu mbabwira, Imana igiye gukuza ikintu kiri mu muntu wese. Ubunyamihango bugiye kuva, reka mbabwire, ubunyamihango bwatumye abatambyi bambara amakanzu yera, umuntu yabareba akagira ngo ni bazima. Ariko muri dosiye yo kwica Yesu baragiye barenga, aho bajyaga barenga bagera kwa Pilato. Pilato arabaza ati mwabagabo mwe ko mutajyaga muza byagenze gute? Baravuga bati hari dosiye itugenza. Hari igihe biba ngombwa yuko ibyo wubatse byo kwiyorobereka byose bihagarara. Niba hari icyorezo kiriho n'ubunyamihango, kuza ku isabato, kuza ku cyumweru, kuza mu bintu by'Imana bitewe n'uko uri bugaragara. Muzarebe amakorari iyo bafite ronje, n'umuririmbyi wari waravuye maraza, kubera iki? Babyita kujya kwitara. Uyu munsi turatwika we ni kwitara. Ariko iyo babwiye uti itorero ryabohereje kujya kuririmba mu cyarano hatagera umuhanda, ujya kumva ku rubuga, njyewe mbaye natsa gahushya umwana wanjye azaba arwaye, nturamenya niba azaba nageze gute arwaye. Urabona muri no minsi ntago nakwitera umugabo, ibintu byose bikaza. Ubu dufite abantu tubona ku mashusho tutajya tubona mu rusengero no mu materaniro. Ubunyamihango buraryoha nshuti zanjye. Hari abantu bagera ku rusengero babonye amafaranga yaba yashize ntibaza. Ubunyamihango buha umuntu kugira imirimo muri gahunda z'itorero, bukamuha n'ubutwari bwo kwihangana akazaza yikora.
ubunyamihango butera umuntu kugira ishusho yo gukurikiza inyigisho ndetse n'ibikorwa by'ubugiraneza. Umuntu akazaza yicara agatanga umwenda akavuga ati ndemeye ndawutanze ariko nanjye njye mu bandi. Ubunyamihango buhindura umuntu ikigirwamana, akazaza yumva abantu bose bagira gute bamureberaho. Iyo ubunyamihango bwakwinjiye rero uhinduka ikigirwamana, ukazaza umanuka abantu bose ubona ari we bareba. Umudamu w'ikigirwamana amanuka mu marembo y'urusengero yiteye ibintu, afite ibyo yisize, afite ibyo acometse, afite ibyo yambaye, ubundi akazaza agenda areba ko bose bavuga ngo ni wowe, ni wowe, ni wowe. Ubwo iyo amanutse akagera hepfo y'urusengero abantu batamurebye, abwira umudozi we ati wowe ndakuvaho. Nta muntu wigeze ambwira ko nambaye neza. Mwabagabo mwe tujye tugerageza kubwira abagore ko bambaye neza, kuko ikibuga cyarabanyereranye no ku rusengero. Iki ni ikibazo. Umuntu agera agahinduka ikigirwamana, kumukoraho muri korari yose igahungabana, kumunyeganyeza mu nama y'itorero, itorero ryose rikanyeganyega. Ubunyamihango bufata umubwiriza, abizera bazaza bamureba bakarira bakavuga bati ni wowe wacu. Itorero ryajya kumufatira umwanzuro, abizera bakaza bati muramufatira umwanzuro muratubura n'amafaranga yacu. Ubunyamuhango ni igikenya. Ubunyamuhango bunezezwa no kubona harimo gukoreshwa uburyo bworoheje bwo kuramya. Iyo ibintu byose babisutsemo amazi, ibibwirizwa iyo ubisutsemo amazi, gahunda z'itorero ukazisukamo amazi, ibintu byose ugashyiramo imiyaga, abantu muze uko mushaka, mwambara uko mushatse, mwisiga uko mushatse, muze muririmbe uko mushatse, muririmbe n'ibyo mushatse, ujya kubona ukabona abanyamihango babaye benshi, abantu bakavuga bati hasigaye haryoshye. Bavuye muri analogue baje muki muri digitale. Ijuru ryo riba rivuga ko bavuye ibuntu bagiye ikuzimu, ariko mu isi baba bavuga ngo bavuye ikuzimu bajya he ibuntu. Ubunyamihango ni inzira zikoreshwa ngo ziburwanye, hari igihe birangira zibushyigikiye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Ni amagambo nasomye mu gitabo cy'umugenzi. Abasomyi igitabo cy'umugenzi, mu Kristo yahuye n'abantu batandukanye. Yarabanje mu Kristo ahura n'abantu bari baryamye, ariko akimara guhura n'ababarenze, ndasoma igitabo cy'umugenzi volume ya mbere page ya 40. Mutega amatwi. Ariko ababazwa nuko abantu bari mu kaga kameze gatyo batitaye ku kugira neza k'umuntu ushatse kubakiza ku mbabazi abakanguye. Akibabajwe n'ibyo, abona abantu babiri buririra inkike y'ibumoso bw'iyo nzira ifunganye kugira ngo bayigeremo, barihuta bamugeraho. Yari ari mu nzira, agiye kubonabona ku gikuta cy'iyo nzira hari abantu basimbutse babiri, baba baguye mu nzira. Bamaze kugwa mu nzira bahita bakomezanya n'abandi. Buriya reka mbabwire, buri muntu wese wicaye afite uburyo yasimbutse agwamo. Ariko nagira ngo mbabwire, jya usimbuka wibuka ko hari aho gutangirira Imana yagennye, kubera ko aho gutangirira niho hagena aho kugira gute gusoreza. Aba bagabo bamugeraho, umwe yitwaga mihango y'idini, undi yitwaga ndyarya. Ubundi ni ibintu bibiri, indyarya n'abanyamihango baba inshuti. Niyo mpamvu uzajya kumva wumva umuntu abwiye undi ati ngewe amaraso yanjye n'ayawe bigira gute, umva birahura pe. Yaba yakoze umunsi mukuru agahamagara abantu, ni impamvu pe. Bene wacu kubana nabo byarananiranye, abantu turirimbana barananiye guhuza nabo. Ariko reka mbabwire, ndashima rwose Imana, uyu muntu turahuza. Iyo natekereje n'imyenda nsanga ariyo nawe yambaye, nukuri rwose uyu muntu duhuza amaraso. Ikibazo mfite, umuntu muhuje amaraso uyu munsi ninde? Ni Yesu. Uhuje amaraso n'ubwoko bw'Imana bwasigaye, cyangwa uhuje amaraso n'umunyamanyanga? Mihango y'idini na ndyarya baragendanaga. Bageze kuri mu Kristo,
aganira n'abarya ati, arababaza ati, niko mwabagabo mwe murava he? Baramusubiza bati, twavukiye mu gihugu cyitwa Ndirarira. Buriya aho umuntu avuka aba ari habi. Mu gihugu cyitwa ngo iki? Ndirarira. Turimo turajyanwa ku musozi Siyoni no gushimirwayo. Ni ukuvuga ngo nta kwihana, nta kujya i Siyoni kubw'umukiza ibyo yakoze, ibintu byose akoze ni ukugira ngo ashimwe. Arababaza ati, Mukristo arababaza ati, ko mutinjiye mu irembo rirasukirwaho ryo muri iyi nzira, ntimuzi yuko byanditswe ngo uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu rugo rw'intama, atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwo muntu ni umujura n'umunyazi. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 10 umurongo wa mbere. Yarababwiye ati, rero nubwo duhuye ntazi aho muturutse, nje nkaba ngenda njyenyine ariko mwe muri kumwe, nagira ngo mbabwire mwa bantu mwikomeza kwiruka, ese mwaciye mu irembo mutangira? Yesu Kristo yavuze ko ari we ki? Ari we rembo. Dufite umubare w'abantu bitirirwa Yesu, ariko ku musozo w'amateka y'isi Yesu azababwira ngo nimumve imbere sinigeze ngira gute? Kubera iki? Yesu amenya abantu bamuciyemo, amenya abantu baciye mu irembo. Guca mu irembo bisobanura iki? Ni ugutega indege ukajya muri Isiraheli? Oya, guca mu irembo ni ukwihana ukabeshwaho n'icyo Kristo yakoreye Karuvari. Ibyo nibyo twita gutsindisherezwa n'ubuntu kubwo kugira gute? Kwizera. Amaze kubabwira aya magambo rero, baramusubiza bati, abo mu gihugu cyacu bose bagira ngo inzira y'iryo rembo ni uruboko, nuko bamenyereye kunyura mu nzira y'ibusamo, bakurira inkike nk'uko dukoze iwacu. Twebwe dusanga iyo nzira igoye, twahisemo yuko tuzaca utuntu tw'utuyira twapanya, ku buryo tuduhingutsa ku rupangu tugahita tugwamo tugakomezanya n'abandi. Icy'ingenzi si uko tugenda. Umuntu asigaye aza mbere yuko yihana ngo yinjire muri gahunda y'aho bigishiriza bitegura kubatizwa, avemo ajye mu gihande yigishwe, aboneke mu materaniro nyuma azaba umuririmbyi. Dufite korali zisigaye zisura abantu, dufite abantu basigaye bagenda ukumva umuntu aravuze ati, waduhaye umugore wawe akaba umuririmbyi. Baramusaba kuba umuririmbyi, ntaraba n'umukirisitu. Dufite ikibazo gikomeye. Mukristo arababaza ati, ariko umwami nyiri ururembo tujyamo ntazabita abaca mu mateka, kuko mucumuye amategeko yandikishije? Barangije Mukristo yari afite impungenge, aravuga ati, rero nyiri uru rurembo afite amategeko yashyizeho abagenzi bagomba gukurikiza. Reka mbabwire, tugisoma aya magambo mbabajwe no kubabwira ko mu madini menshi atandukanye, kubwira abantu yuko Imana yatanze amategeko 10 ku musozi wa Sinayi, abantu bahita bakubwira baturaciriritse mu mitekerereze. Ibyo bintu by'amabuye byari iby'Abisiraheli. Twebwe turimo turayoborwa n'umwuka, aho umwuka kujyanye niho ugira gute? Niho ujya. Iyo umwuka kubwiye ngo igaragure hasi, urigaragura. Iyo umwuka kubwiye ngo hebeba, ugira gute? Urahebeba kandi nta soni. Nimukomeze muhebebe. Uru rugendo rufite amategeko. Mukristo yaravuze ati, rero ko murimo kwica amabwiriza n'amategeko ya nyiri uru rurembo, bizagenda gute? Baramusubiza bati, ibyo byikubabaza, ibyo dukoze ni umuhango w'abiwacu, kandi ndetse tubasha kuzana n'abagabo bahamya ibi bintu yuko nta wabikoze ngo ahombe. Iyo utangiye kubwira umuntu ibitagenda neza bye, ikikubwira ko ari umunyamihango, arakubwira ati, wowe reka nkubwize ukuri, sindi musoni. Yego, gumana ibintu byawe, ugende mu ijuru ryawe, ujyane n'ibihamya byawe, njyewe undeke. Icy'ingenzi ni uko nzi kutazandusha gukora imirimo myiza mu rusengero. Bantu b'Imana, iki cyorezo cy'ubunyamihango turagikira gute? Ese biradusaba iki kwikingiza ku Mana? Nshuti zanjye, iki gitekerezo, aya magambo ndimo gusoma aratangaje. Yakomeje kubabwira, ababwira uburyo gutangira urugendo byagombaga kuba bimeze. Ntibagira ikintu bamusubiza. Barangije baramucyurira, baramubwira ngo upfa iki ku byacu? Maze bose bikomereza inzira. Ntibaganira byinshi, keretse ko bamubwiye bati,
twibwira tudashidikanya yuko utazaturusha kwitondera n'amategeko y'Imana neza. Nicyo gitumye tutamenya ikidutandukanya natwe, keretse uwo mwenda wawe nawo ntiwawuhawe n'abaturanyi bawe ngo uhishe isoni z'ubwambure bwawe. Bavuze ko mu Kristo yambaye ikanzu, ariko ngo ikanzu yambaye ngo yayihawe n'abaki? N'abaturanyi. Mu magambo make bari bashatse kuvuga ngo wowe ntago wigeze uhura na Yesu, ahubwo kugenda ugendana n'abantu b'Imana byagiye bikudodera ikanzu y'imico, kugeza ubwo iyo mico ufite nawe nuko wagendanye n'abantu b'Imana, natwe tugendanye nabo natwe twahinduka nkawe. Mu Kristo yumva arababaye. Gukiranuka mfite bakwitiriye ko nagukuye mu bantu. Oya, mu Kristo arababwira ati amategeko ntazabakirisha kuko mutanyuze muri rya rembo. Naho umwenda nambaye wo nawuhawe na nyirahonja. Muvuge ngo amena. Uyu mwenda ntago nawukuye mu baturanyi. Kuba nza gusenga ntago ari ibintu nkopera ku mugabo. Hoya, kuba njya kuririmba ntabwo ari ibintu nkopera umuntu wanzanye muri korari. Gutanga icyacumi ntago mbikorera kugira ngo abantu bandebe. Aya ni amahirwe, ni umwenda nadodewe na nyir'ururembo rwa Honja. Ibyo byose muvuze ukuri. Uyu mwenda nawuherewe guhisha isoni z'ubwambure bwanjye. Nanjye nibwira ko ari ikimenyetso cy'uko uwo muntu yangiriye neza, kuko nari nambaye ubushwambagara gusa ntarawuhabwa. Amen. Se mwari muzi ko n'ibyo tudodadoda ari imyenda icitse? Uri muradodadoda ukagerageza gusekera umugabo, ariko ijuru ryo rirareba ngo umutima uteye guseka umeze ute. Imana ntikangwa n'abagabo bamanukana amamodoka bajya kuyagurira abagore babo, cyangwa ngo babagurire imyenda bamanukana za envelope bisetsa. Imana ireba umutima usunitse ya envelope. Kubw'ibyo rero nimureke kubeshya abantu, mwebwe nimwerekane uko muri mwijijisha, kuko umuntu wese udafite Imana muri we agiye kugaragaza igice cya kabiri cy'igiceri cye. Igiceri cyose kigira impande zingahe? Ebyiri. Hari igihe wereka umuntu gutya ibyo areba ntibiba ari byo ureba. Imana igiye guhindukiza n'urundi ruhande rwawe barubone. Nshuti zanjye, mu Kristo yavuze amagambo akomeye nifuza gusoma. Yahise ababwira ati njyewe kugera muri urwo rurembo ndabyizeye kubera ibintu bine. Icyambere, kuko nari nambaye ubushwambagara gusa ntarawuhabwa, kandi ngenda nihumuriza gutya. Ningera ku irembo rya rwa rurembo, umwami nyirarwo ntazabura kumenya ngo angirire neza. Amen. Icyambere, turaziranye. Mu gutangira urugendo twarahuye, mfite ibimenyetso yampaye. Ibi bimenyetso birama amahirwe yuko nimpura nawe ntazakorwa n'iki? N'isoni. Uziranye n'iki kintu uziranyeho na Yesu ku buryo uvuga ngo Yesu wanjye aranzi nanjye ndamuzi? Icya kabiri, kuko nambaye n'umwenda yampereye ubuntu ubwo yanyamburaga ubushwambagara. Umwenda mfite ni Yesu wawunyambitse. Uyu mwenda ushushanya gutsindishirizwa, gukizwa n'ubuntu, kwakira icyo Kristo yakoze ugahinduka umukiranutsi. Noneho Kristo akaguha imbaraga zo gukora imirimo y'abera. Cyo ni icyambere. Urwo ni urukingo. Icya kabiri, mfite n'ikimenyetso mu ruhanga. Ahari ndimo ndabona mutacyitayeho. Ikimenyetso cyo mu ruhanga, aramutse atabasha no kureba umwenda yareba mu gahanga, kuko mfitemo iki? Kimenyetso. Mutunganye uruhanga rwanyu, kuko marayika w'Imana arimo arandika mu ruhanga rw'imbata z'Imana. Umuntu ufite ibitekerezo bikibere mu mafilime y'isi, abantu bafite ibitekerezo bazirikanye na politike, abantu bafite ibitekerezo bazirikanye n'isi n'ibiyirimo, bakabura umwanya w'Imana. Urwo ruhanga marayika ntago rutunganyije ntashobora kwandikaho. Mu ruhanga rwawe ufitemo iki? Ikimenyetso cyo mu ruhanga. Kandi ndimo ndabona mutagifite. Nagishyizweho n'inshuti y'amagara y'umwami wanjye ku munsi umutwaro wamviriye ku mugongo. Amen. Umunsi ibyaha byanjye natandukanaga nabyo, uruhanga Imana yararwejeje irwandikaho ibyishaka. Ikindi kandi, icyo gihe nahawe umuzingo w'igitabo
uriho ikimenyetso ngo nge ngenda nkusoma. Amen. Icyo ni ikintu cya gatatu. Icya mbere ni ikanzu, icya kabiri ni ikimenyetso mu ruhanga, icya gatatu ni umuzingo uriho ikimenyetso ngo ajye agenda usoma kugira ngo umuhumurize mu nzira. Hirya yo gukiranuka kwa Kristo, hirya yo kwezwa intekerezo, hakurikiraho guhabwa ibihamya by'ijambo ry'Imana, kugira ngo ujye umenya aho utera intambwe n'aho utayitera, ujye umenya gutandukanya ukuri n'iki n'ibinyoma. Nta mupasitoro, nta mupadiri, nta bishopu uzakwigira ijambo ry'Imana ngo agufatire umwanzuro nawe. Turimo turareba urukingo rw'ubunyamihango. Icya kane rero, nategetswe kuzawutanga ningera ku irembo ry'ururembo rwo mu ijuru, ngo umbere ikimenyetso cy'uko nzinjizwayo. Amen. Yabwiwe yuko napfira mu rugendo hagati, urugendo yakoze ruzaba ruhagije? Oya, yabwiwe ko agomba guhangana n'urugendo mpaka ageze kuki? Ku musozo. Hano hicaye abantu batangiye neza, bageze hagati barafunga. Bishoboka ko byatewe n'abagore bashatse babaguye nabi, bishoboka ko byatewe n'abagabo babo bashatse babaguye nabi, bishoboka ko Kigali ariyo yabiteye ugahagarika urugendo, birashoboka yuko ubukene butunguranye bwawe bigukoreye, birashoboka ko wabanye n'abantu bitwa ko basenga baraguhemukira, ufata Imana, ufata n'ibintu byayo byose ujugunyana n'abantu bayo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ingororano z'uru rugendo, imvune zose wagize, Imana yapanze ko ku musozo uzaseka neza, ruzaseka ryari nyuma. Uracyakomeje urugendo. Amaze kubivuga, mihango y'idini ndetse na ndyarya babonye ibi bimenyetso bine, imitima yabibukije ko batazagera ku rurembo. Barangije baravuga bati rero twikomereze uru rugendo, dutere n'intambwe ndende, uyu muntu ntago twashobokana, amaso yacu naye ntibigize gute, ntibihura. Ibi bintu bine urabiryamanye, uryamanye ubutwari buzakugeza ku musozo. Ko turi mu mugoroba w'isi, ibigeragezo n'amakuba, ubushomeri, akaga n'ibiki biri imbere, urabica mute? Imana yo mu ijuru ibampera imbaraga, Imana yo mu ijuru ibampera ububasha, kugira ngo uyu munsi gukiranuka ko kwihimbahimbira tukujugunye, kugira ngo tuzasoze neza. Turambura ikiganza cyo kwizera, tubwire Yesu ngo twari twaragerageje kwiyorobeka, none turirekuye. Ngwino uduhindurire ishusho yacu, uduhindurire amateka, uduhe kwihana. Kandi ubwo ugiye gukuza ikiri mu muntu, ndabizi neza ko ibimpishema ari bibi, hindura umutima wanjye ushyiremo ikintu cyiza, kugira ngo ubwo uzaba urimo kugaragaza ibiri mu mitima y'abantu, ibyo tugambirira n'ibyo dutekereza bizabe bihuje n'ubwami bwawe. Nicyo mbifuriza, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu. Abantu bashaka kwiyegurira Imana, abantu bashaka kwiyambura umwitero w'ubunyamihango, babwira Imana bati Imana, ibi bintu bine nanjye bime, ntazaruhira ubusa. Narirutse muri korari, narirutse mu rusengero, naravunitse iwanjye, urubyaro rwaranduhije, ndamutse mpfiriye ahangaha nta bugingo naba mfite. Mpimbaraga mu butwari, makwihana, nzagere ku musozo w'uru rugendo amahoro. Niba uhari ngwino dusenge, tera intambwe, banguka, Yesu aragushaka.